Amasezerano ingoma bihumbi. Ingingo ya mbere. Icyo aya masezerano asobanuye n'ibiyakubiyemo. Izina ingoma bihumbi risobanuye yuko abagiranye aya masezerano biyemeje gufatanya mu gukemura ibibazo by'u Rwanda bikubiye mu gitabo cyiswe Syllabus for Better Life in Rwanda, hakoreshejwe ibisubizo bitanzwe muri icyo gitabo mu buryo bitazongera kubaho ukundi ingoma bihumbi. Amasezerano ingoma bihumbi agizwe n'inkingi esheshatu arizo: iya mbere, guhuza ingufu zibyara impinduka; iya kabiri, gusaranganya ibiturutse mu ntsinzi; iya gatatu, kurema u Rwanda rushya ruzamura rubanda, rubanisha abanyarwanda no kubungabunga uburenganzira bw'ikiremwamuntu uko biri; kane, kubaka umusingi wa demokarasi; inkingi ya gatanu, u Rwanda rufasha Afurika kuva mu bibazo rwikuyemo, u Rwanda rutagikeneye amasezerano nk'aya; iyo ni inkingi ya gatandatu. Ingingo ya kabiri, igitumye aya masezerano abaho. Aya masezerano abayeho kugira ngo ageze abanyarwanda ku migambi irindwi ivugwa mu bice bikurikira. Igice cya mbere, kubaka ubumwe buhuza ingufu, ubushake n'icyerekezo; gukuraho ibitera urwikekwe n'ibidutanya, tukabasha guhuriza mu mugambi umwe abanyarwanda b'ingeri zose batuye imbere mu gihugu n'abari hanze, bikatugeza ku kubaka muvoma cyangwa urugaga ruhuza abanyarwanda bose baharanira n'abifuza impinduka, ku bumwe bw'abantu bakora politike, impirimbanyi, sosiyete sivile n'ibindi byiciro bihuza abanyarwanda, ku bumwe bw'imikorere n'imikoranire hagati y'abayoboye impinduka, abitangira impinduka umunsi ku wundi bazwi n'abatazwi, bari hirya no hino hagati y'abanyarwanda bose muri rusange, ku guhuza umugambi bishingiye ku kumvikana ku ngengamitekerereze ihuza ikanahumuriza abanyarwanda bose hamwe, intego yemeranya kuri sosiyete n'u Rwanda bibereye twese, guhuza ingufu zikenewe mu rugamba rwo kurwanya no gutsinda ubwicanyi, iterabwoba, igitugu n'akarengane byo nkingi y'ubutegetsi bwa Paul Kagame na FPR byubakiyeho, tugatangiza u Rwanda rushyira imbere ubumwe, ubutabera, amahoro, amajyambere na demokarasi bitagira uwo biheza. Gusaranganya ubutegetsi bizagerwaho hakorwa ibi bikurikira: gushinga leta ihuriweho n'abanyarwanda b'ingeri zose batanze umusanzu mu kuzana impinduka hakurikijwe uko amasezerano abiteganya; gutanga amahirwe ku bari ku butegetsi, inzego z'umutekano na sosiyete sivile bikiri mu kwaha kw'akarengane, ariko bishyigikira bikanafasha mu kwihutisha impinduka ku mugaragaro cyangwa rwihishwa; gutanga amahirwe ku bafunzwe batabasha kugira icyo bakora ubu, abandi bose batari abanyapolitike bari imbere mu gihugu bafasha ku mugaragaro cyangwa bucece; gutangiza u Rwanda rw'ubuzima bwiza n'umutekano kuri bose, hashyirwa mu bikorwa ingamba ku mibereho n'imibanire byemejwe
bigakubirwa mu gitabo Syllabus for Better Life in Rwanda. Gutangiza imiyoborere y'inzego z'ibanze ishingiye kuri sisitemu ya za konseyi iha rubanda uburyo bwo kwiyobora batagombye kubihabwa n'ubwoko, ikene wabo, ishyaka cyangwa ngo babitangire ruswa, ahubwo biturutse ku bushobozi n'icyizere bagiriwe n'ababazi. Kubaka inzego z'igisirikare, polisi n'izindi zose ku buryo butanga umutekano n'icyizere kuri bose. Kubaka sosiyete isobanukiwe uburenganzira n'uruhare rwayo mu kubuharanira. Gutangiza inzira ya demokarasi y'amashyaka menshi, hakajyaho ubutegetsi butowe n'abaturage. Gufasha abaturage bagikandamijwe muri Afurika kumenya uburyo bakwiyobora bakanirangiriza ibibazo by'imibereho. Gusoza no gusesa aya masezerano, hagakomeza politiki ya demokarasi ishingiye ku mashyaka menshi. Ingingo ya 4, ubutabera kuri bose. Gutanga ubutabera, indishyi z'akababaro, ihumure, ibyiringiro n'imibereho kuri bose, hashyirwa mu bikorwa ibikubiye muri Syllabus for Better Life in Rwanda n'aya masezerano yiswe Ingoma Bihumbi. Ingingo ya 3, inkingi aya masezerano ahagazeho. Inkingi ya mbere, guhuza ingufu zibyara impinduka. Guhuza ingufu bisobanuye kudakomeza gukorera mu kajagari, guhuzagurika, gusenyana no gusebanya, gutanguranwa no kurwanira abayoboke, abaterankunga, kwimurika ku itangazamakuru, ahubwo bigaharirwa abatorewe izo nshingano mu nama y'urugaga ihuza abagiranye amasezerano, ari nayo agaragarizwamo ibikenewe, akanageranya abantu, ibintu, amafaranga, ingamba na gahunda bikusanyijwe n'impinduka zitarahuza ingufu. Guhuza ingufu bisobanuye kandi guhuza abanyarwanda, abanyamahanga n'abaterankunga muri gahunda yemeranyijwe n'abagiranye amasezerano. Muvoma cyangwa urugaga ruduhuza bisobanuye umuryango uhuriwemo ukanakorerwamo n'abaharanira impinduka mu Rwanda bose, baba bibumbiye mu mashyaka, imiryango inyuranye, abantu ku giti cyabo n'abandi bose bazwi n'abatazwi. Umutungo w'urugaga. Umutungo w'urugaga ugizwe n'abanyamuryango barwo bazwi, banamaze gushyira umukono kuri aya masezerano. Abatazwi bafasha urugaga bagikorera mu ibanga. Uyu mutungo nanone ugizwe n'ibikoresho byose bitangwa n'abanyamuryango n'abaterankunga. Unagizwe n'amafaranga yose akusanyirizwa kuri za konti z'urugaga n'ashowe mu mishinga yarwo hirya no hino. Imikusanyirize, imituburire, imicungire n'imikoreshereze y'umutungo w'urugaga bigenwa n'amategeko yihariye agenewe icungamutungo w'urugaga. Ingamba n'ishyirwa mu bikorwa byazo. Ingamba z'urugaga nizo ngamba z'impinduka yemewe mu Banyarwanda, zigenwa na komite, ikemezwa n'abanyamuryango b'urugaga,
zigashyirwa mu bikorwa n'ikipe y'abahuzabikorwa, abakorerabushake, abafatanyabikorwa n'abishyurirwa izo nshingano. Za raporo zigaragaza ibirimo gukorwa, ibyihutirwa n'ibindi bihe by'ingenzi byose bigezwa ku banyamuryango n'abashinzwe kugira icyo bagomba gukora hakurikijwe uko amategeko y'urugaga arebana n'itangwa n'igenzurwa n'ibikorwa abiteganya. Uburyo bw'imikorere ihuriweho mu rwego rwo guca akajagari, guhuzagurika no gutatanya ingufu, aya masezerano ateganya ko inshingano zose zo guharanira impinduka mu Rwanda zeguriwe urugaga n'amashyaka, imiryango n'abantu ku giti cyabo basanzwe babikora ku giti cyabo. Ibi ariko ntibisobanuye isenywa ry'amashyaka cyangwa imiryango isanzwe yigenga. Icyo bisobanuye yuko abakorana n'urugaga bakora ibyo bumvikanyeho narwo, bigakorwa mu izina ryarwo, bagatera inkunga imirimo yarwo. Urugaga rukabatera inkunga mu nshingano rwabahaye, rukaba ari narwo rutangaza amakuru yose akwiye kugezwa ku banyarwanda n'abanyamahanga. Byose bigakorwa mu kuzuzanya, atari ukurwanira abayoboke amasoko no kumenyekana. Amategeko y'urugaga agizwe na sitati zirugenga, agenga imikorere n'amasezerano yose agenga ubufatanye n'imikoranire n'izindi nzego. Inkingi ya kabiri: gusaranganya ibiturutse mu ntsinzi. Birazwi ko intsinzi ibyara ububasha. Imitungo bishobora guhindura igihugu n'abagituye iyo bikoreshejwe neza. Birazwi kandi ko benshi mu bafatanyije bakunze gupfa izi mpinduka cyangwa bakazirengagirizamo abandi, cyane abanyantege nke nka rubanda. Niyo mpamvu aya masezerano ateganya uburyo bwo gukumira ibi bihe by'ishiraniro binyuze mu kugena imigabane y'abafatanya muri uru rugaga kugira ngo batazibagirana cyangwa hagize na bake birengagizwa. Bahabwa n'aya masezerano uburyo bwo kwishyuza imbere y'abanyamuryango b'uru rugaga n'imbere y'ubutabera bw'u Rwanda hakurikijwe imigabane igenwe mu buryo bukurikira. Rubanda rw'Abanyarwanda. Imibereho myiza igizwe n'ibi bikurikira: ibiribwa, gufasha buri rugo kwihaza mu biribwa binyuze mu kongera umusaruro warwo, kongera ubwinshi bw'ibiribwa ku masoko y'u Rwanda no kugabanya ibiciro by'ibiribwa. Ibicanwa, gazi cyangwa amashanyarazi bihagije kuri bose, amazi meza ahoraho kuri bose, umutungo n'inzu byiza kandi bigengaho, umutungo ubyarira buri rugo uburyo bwo kubaho buhoraho, akazi n'ubundi buryo bubafasha kwikura mu bukene, ihumure kugira ngo intsinzi ibe iya rubanda. Ibintu byose birubangamira hakoreshejwe inzego z'umutekano, iz'imisoro n'ubutabera bw'ibanze
byose bihagarare, rubanda bareke guhora bahangayikishijwe n'uko ubutegetsi cyangwa abandi banyengufu bayirenganya. Umutekano. Impinduka zemeranywa muri aya masezerano zikuraho zikanakumira ibintu byose byatuma u Rwanda rusubira mu ntambara, birimo igitugu, inzangano z'amacakubiri, ubwikanyize cyane, byakongera kubuza rubanda umutekano. Ubwigenge. Impinduka zemeranyijwe muri aya masezerano zemeza ubwigenge bw'umuntu ku mutungo we, umuryango, ibitekerezo n'imigenzereze bye bitavogerwa cyangwa ngo bibangamirwe na leta, inzego zayo cyangwa abanyengufu. Uburenganzira. Impinduka zemeranyijwe guharanirwa n'abagiranye aya masezerano n'izihesha rubanda uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwose nk'uko buteganywa n'amategeko mpuzamahanga u Rwanda rwemera, akarindwa n'itegeko nshinga ry'u Rwanda. Urubyiruko. Impinduka ziharanirwa n'abagiranye aya masezerano ni izituma urubyiruko rw'u Rwanda ruva mu bwigunge ku buryo abagejeje igihe cyo gukora n'abarangije amashuri bose bashyirirwaho ingamba zituma babona akazi, bakanakomeza amasomo yabo mu Rwanda no hanze yarwo, ku babyifuza guteza impano zabo imbere, ku bazivukanye n'abifuza kuziga. Kurera urubyiruko rukavamo abayobozi basimbura abasaza, abahanga u Rwanda rukeneye nabo rwasagurira amasoko y'ibindi bihugu n'imiryango mpuzamahanga tuzagirana amasezerano yo gufashanya mu by'akazi n'ubumenyi. Abategarugori. Abagiranye amasezerano bemeranya ko umunyarwandakazi agomba gutezwa imbere, ahabwa uburenganzira bwose bw'ikiremwamuntu hakurikizwa uburinganire bwemewe ku isi n'uburere bw'umuco nyarwanda, kugira ngo u Rwanda rudakomeza guta umuco kubera gukurikira buhumyi ibigezweho. Abanyapolitiki. Amashyaka, impirimbanyi n'abantu ku giti cyabo bakora politiki bemerewe umugabane ungana mu isaranganywa ry'ubutegetsi n'imiyoborere y'ibigo n'imishinga bya leta. Abasirikare na polisi. Aya masezerano ateganya ko abasanzwe ari abasirikare na polisi mu Rwanda n'abandi bitwaje intwaro bifuza gukora uwo mwuga, ko ababisanganywe bazakomeza inshingano zabo, n'abifuza kwinjira muri iyo myuga bazinjizwa muri izo nzego hakurikijwe umubare n'ibisabwa n'uwo mwuga. Aya masezerano yemeza kandi hashingiwe ku bumenyi n'inshingano basanganywe kuzamurwa mu ntera, guhabwa amapeti, bizakurikiza ibiteganywa n'amategeko agenga uwo mwuga gusa. Abarimu n'abanyeshuri. Abagiranye amasezerano bemeranyije kuzamura uburezi bw'u Rwanda bukagera ku rwego ruteganywa muri syllabus, kugira ngo byorohereze abarimu gutanga amasomo n'abanyeshuri kwiga ibizabagirira akamaro.
abacuruzi n'abikorera. Aya masezerano yemeza ko amasoko yose ya leta azahabwa abacuruzi n'abanyarwanda hakurikijwe ubushobozi n'ubushake. Yemeza kandi ko abayagiranye bazashyiraho amategeko yorohereza abakora ubucuruzi mu birebana no gusoreshwa, inguzanyo, gutumiza no kugeza ibicuruzwa mu Rwanda, umutekano w'ibicuruzwa n'abacuruzi. Umugabane w'abanyarwanda bose. Aya masezerano yemerera abanyarwanda bose umutekano, uburenganzira, ubutabera, imibereho n'amahirwe angana imbere y'ubutegetsi n'amategeko. Abayagiranye bizeza abanyarwanda kutabasumbanisha cyangwa ngo bavutswe uburenganzira biturutse kuri ruswa, amoko, icyenewabo cyangwa ibindi byose bihabanye n'ibiteganywa n'amategeko y'u Rwanda n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abasirikare n'abasivile bahoze muri Parmehutu na MRND, abagiranye aya masezerano bemeranyije kudakumira cyangwa ngo baheze muri politiki n'izindi nzego z'igihugu abahoze ari abarwanashyaka b'amashyaka avuzwe muri iyi ngingo. Abana n'urubyiruko rwa nyuma y'1994. Abagiranye aya masezerano bemeranyije ko bagomba kurinda amacakubiri, inzangano n'inzika by'amoko n'amateka y'abo bose bavuzwe haruguru. Abacitse ku icumu n'inzibutso bya Jenoside. Abagiranye aya masezerano biyemeje kubungabunga no kurinda abacitse ku icumu rya Jenoside, inzibutso n'ibindi biranga amateka mabi n'ameza u Rwanda rwanyuzemo. Umurage n'intwari by'u Rwanda. Abagiranye amasezerano biyemeje gukomeza kubungabunga no kubahiriza ibyamaze kwemezwa nk'umurage n'abemejwe nk'intwari z'u Rwanda, ari nako hakomeza gusuzumwa ibyirengagijwe byakabaye ku rutonde, ibitaributswe n'ibyasibwe nkana kugira ngo byongerwe ku rutonde ruriho. Guhuza gahunda y'uburezi, ubumenyi n'ubuhanga. Abagiranye amasezerano bemeranyije kuvugurura uburezi bukabyazwa umusaruro ufitiye rubanda n'u Rwanda akamaro binyuze mu guhanga uburezi, ubumenyi n'ubuhanga bitegurirwa mu nteganyanyigisho, abarimu n'imyigishirize bifasha abanyeshuri kurangiza amashuri yisumbuye bashobora kwigirira akamaro no kukagirira igihugu. Abanyarwanda bose. Abiciwe, abambuwe n'abasenyewe n'ingoma zose cyane cyane ya FPR mugitegereje ubutabera, indishyi n'impozamarira muzabihabwa mubyemerewe n'aya masezerano. Abakorera leta ya FPR badafite ibyaha ku buzima n'imitungo byabo bitavogerwa, ko birinzwe n'amategeko y'u Rwanda n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Abagizi ba nabi bakoreshwa na leta ya FPR. Mwijejwe ko impinduka duharanira atari zo kwihorera no kwihanira, ko akarengane kadacibwa n'akandi. Aya masezerano bizeza ko kubungabunga ubuzima bwanyu, abanyu n'ibyanyu no gufashwa mu kugezwa imbere y'ubutabera bwigenga mugasobanura ibyanyu.
abandi banyarwanda aya masezerano yizeza gukemurira ibibazo ni abahemukiwe na FPR bari mu byiciro bikurikira: cyakora uruganda, abasirikari n'abasivili, nk'abajete, abasirikari n'abasivili, abasopecya, abasirikari n'abasivili, abadubayi, abasirikari n'abasivili, abaturutse mu bindi bihugu n'imigabane bitahawe amazina y'akarengane ka FPR, abakada n'abahanzi FPR yambuye, abahutu b'abasirikare n'abasivile FPR yakoresheje ikabahemukira, abahombejwe no guteshwa agaciro kw'amasezerano ya Arusha, abacuruzi n'abikorera bishwe, abambuwe n'abahombejwe na FPR, abafasha mu kuzana impinduka babikora ku mugaragaro n'ababikora rwihishwa, aya masezerano abahesha uburenganzira bungana n'ubw'abayagiranye. Abafunzwe bose badashobora gufasha mu kuzana impinduka kubera ibihe barimo bemererwa n'aya masezerano ko abarengana bazarenganurwa bagafungurwa, abafite ibyaha ubutabera bwabo buzihutishwa, n'ikiruta byose ko ufunguwe azabona uburenganzira n'inyungu nk'iby'abandi banyarwanda bose bari mu cyiciro abarizwamo mu biteganyijwe n'aya masezerano. Inkingi ya gatatu: kurema u Rwanda rushya ruzamura rubanda, rubanisha abanyarwanda, rwubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu uko biri. Kurema u Rwanda rushya byemejwe muri aya masezerano si ukurema ubutaka bushya ngo tubwite u Rwanda. U Rwanda rushya ruteganywa n'aya masezerano ni urutanga iby'abanyarwanda bavukijwe batigeze bagira kubera imitegekere y'igihugu, akarengane n'ikandamizwa. Urwo Rwanda rushya ruteganywa n'aya masezerano ariko abanyarwanda bibwira ko rudashoboka kubera ubutegetsi bubakandamije n'urubahesha ibi bikurikira: igihugu ufitemo uburenganzira bw'ubuzima n'umutungo byawe, igihugu udakora bitwarwa na leta igufata nk'umucakara wo kuyikorera gusa, igihugu utabamo imfungwa cyangwa ingaruzwamuheto. Kuzamura rubanda byemejwe n'aya masezerano: ubuzima, imirire, imiturire, ubuvuzi, amazi, imicanire. Umusaruro: kongera umusaruro wa buri rugo binyuze mu kuvugurura ibyo rukora, kongera akazi kakaboneka byoroshye, bashoboye gukora kandi kagatuma imibereho y'umuryango irushaho kuba myiza. Ubumenyi: kujijuka bitanga kumenya uburenganzira, amahitamo, ibibera hirya no hino n'ukuntu bakoresha ubwo bumenyi mu gukemura ibibazo bibugarije. Kwiyobora: gushyiraho abaturage babyifuza kandi babishoboye bakoresha uburenganzira bwabo mu gutora no gutorwa bakaba abayobozi uhereye ku mudugudu, akagari, umurenge, akarere, intara kugera ku rwego rukuru rusumba izindi mu gihugu. Aya masezerano ateganya ko kwiyamamaza gutorwa
no kuzamuka mu nzego z'abaturage batagomba kugira uwo babisaba kuyoboka ishyaka, idini cyangwa umuryango, cyangwa kubitangira ruswa, icyene wabo, ubwoko n'ikimenyane, ahubwo ko byemerewe buri munyarwanda wese ubifitiye ubushobozi, ubushake n'icyizere by'abamutora gusa. U Rwanda rubanisha abanyarwanda bose rwemejwe n'aya masezerano ni urwemera ko rutuwe n'amoko atatu ariyo Abahutu, Abatwa n'Abatutsi banganya uburenganzira bwo kuba mu Rwanda, kubaho no kugira amahirwe angana ku bitwa abanyarwanda bose no ku byiza byose by'igihugu birimo n'ibigenwa n'ubutegetsi. Aya masezerano yemeza ko kugera ku Rwanda rubanisha abanyarwanda ibi bikurikira bibujijwe: gushinga amashyaka, amashyirahamwe, amadini na za kampani bishingiye ku bwoko, gutanga akazi, amashuri, inguzanyo, inkunga n'ibindi hashingiwe ku bwoko, kubaka inzego z'umutekano nk'igisirikare, polisi n'ibindi hashingiwe ku bwoko, gutanga ibyangombwa n'ibindi byemezo hakurikijwe ubwoko, gukoresha inama, inyandiko, itumanaho n'izindi mbwirwaruhame zigenewe cyangwa zibasira ubwoko. Uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwemejwe n'aya masezerano. Uburenganzira bw'ikiremwamuntu bwemejwe kubungabungwa n'abagiranye aya masezerano nk'uko bwose bwanditse bukanarindwa n'amategeko mpuzamahanga, ay'akarere n'u Rwanda. Inkingi ya kane: kubaka umusingi wa demokarasi. Kubaka umusingi wa demokarasi. Aya masezerano azirikana ko mu Rwanda hatari kandi hatigeze kubaho demokarasi. Abagiranye aya masezerano bakaba biyemeje ko leta y'inzibacyuho izasimburwa no gutangiza demokarasi ituma abaturage bitorera abayobozi uhereye ku mudugudu, akagari, umurenge, akarere, intara n'izindi nzego zose kugera ku rwego rusumba izindi mu gihugu. Demokarasi ikenewe mu Rwanda. Abagiranye aya masezerano bemeranyijwe ko demokarasi izakurikizwa mu Rwanda idasenya inzego zisanzwe ziriho ngo hubakwe iziteganywa n'ishyaka ryatsinze amatora, ko inzego ishyaka rizajya ryiyamamariza rikitoreza ari izi zikurikira: perezidansi, ba minisitiri n'abadepite. Abagiranye aya masezerano bemeranya ko amatora y'inzego z'ibanze uhereye ku mudugudu, akagari, umurenge n'akarere, intara kugeza ku rwego rukuru rw'igihugu naco atazashingira cyangwa ngo yinjirirwe n'amashyaka, ko ahubwo azakomeza kuba demokarasi iha amahirwe angana yo gutora, kwitoza, kuzamuka mu nzego no kugira ijambo mu byemezo bifatwa kuri rubanda yose ibifitiye ubushobozi, itabanje kwinjira mu ishyaka, gutanga ruswa, kuyoboka idini cyangwa ishyirahamwe, ko ubishoboye akabigirana ubushake n'icyizere cy'abamuzi azajya atorerwa inshingano zo kurinda no guteza imbere igice akomokamo by'umwihariko n'igihugu muri rusange. Ibigomba kubanziriza kwinjira
muri demokarasi. Kubanza gutegura rubanda gusobanukirwa icyo demokarasi ivuze n'icyo bagomba kuyibyaza, gusobanurira rubanda itandukaniro rya demokarasi y'amatora y'amashyaka n'iy'amatora y'abaturage ashingiye kuri za konseye, n'ukuntu ibi byombi bizafasha mu gushimangira demokarasi, kuzana imiyoborere myiza, gukumira umwiryane w'amoko na politiki y'igitugu. Kwigisha abakora politiki, abanyarwanda muri rusange, uburyo bwa demokarasi nshya igomba gukurikizwa mu Rwanda, gushyiraho uburyo bw'imikoranire n'amategeko bigenga imikoranire y'amashyaka na za konseye z'ubutegetsi bwa rubanda, gushyiraho amategeko agenga amatora no gushyiraho komisiyo y'amatora. Ibyo demokarasi izahindura n'ibitazahinduka kuri aya masezerano. Ibizahinduka kuri aya masezerano: gutangiza demokarasi bizatesha gukorera hamwe kw'abagiranye aya masezerano, buri ruhande rutangire kwiyubaka no gukora ukwarwo. Ibitazahinduka kuri aya masezerano: ibikubiye mu gitabo syllabus birebana n'imikemurire y'ibibazo by'amateka, amoko, imibereho n'imibanire bya rubanda, imiyoborere no kwigenga bya rubanda bizakomeza gukurikiza aya masezerano, na nyuma y'aho abayagiranye batagihuje imikorere n'imikoranire. Demokarasi ikumirwa n'aya masezerano: demokarasi ihanganisha abanyarwanda bishingiye ku irondamoko, amateka, amadini, urwego cyangwa ibindi byabashora mu nzangano, ubwicanyi no guhemukirana. Demokarasi igira abo itesha agaciro cyangwa igambiriye gusahura, kwigwizaho umutungo no gusenya ibiriho birabujijwe. Ingingo ya 5: u Rwanda rufasha abakiri mu bibazo rwivanyemo. U Rwanda rufasha abandi. Abagiranye aya masezerano bemera ko nubwo ibibazo by'imiyoborere n'ubukungu mu bihugu bya Afurika bitandukanye, ibihuriweho n'abaturage b'uyu mugabane birimo imibereho mibi iterwa n'imitegekere mibi, intambara no gusahurwa byokamye ibihugu byose. Niyo mpamvu abagiranye amasezerano bazirikana ko ari ntawe utanga icyo adafite, ko niba bishoboka kwikura mu bibazo by'insobe u Rwanda rufite bakarugeza ku rwego rubera ibindi bihugu urugero mu mibereho ya rubanda, imiyoborere ya demokarasi, imyubakire y'ubukungu no gukemura impaka bidateje imvururu, bizaba ngombwa ko u Rwanda rutera intambwe yo gufasha abandi banyafurika mu nzira yo kubohora abaturage b'uyu mugabane, babinyujije muri gahunda yitwa Africa Chapter 2. Inkingi ya 6: u Rwanda rutagikeneye amasezerano nk'aya. U Rwanda rukeneye aya masezerano kubera izi mpamvu: kuko ruyobowe bunyamaswa, abarutuye bakaba ari imfungwa zo gusorera, kurinda no gupfira ubutegetsi, kuko kugira ngo habeho impinduka bisaba abanyarwanda bagize ibyo bapfa badahuje amoko
n'amateka kandi batizeranye bagomba kubirenga bakizerana banafite ibyo bumvikanyeho birinda inyungu za buri ruhande n'iz'abari mu bugwate bw'igitugu kiriho, kuko u Rwanda rufite abaturage batajijukiwe n'ibyo bifuza, kuko u Rwanda rufite abaturage badafite imibereho myiza, kuko abaturage b'u Rwanda batazi uburenganzira bwabo, ntibanagire uburyo bwo kuburana no kwirenganura, kuko u Rwanda rutabamo demokarasi, kuko u Rwanda rufite amateka mabi y'ubwicanyi n'ubukene, kuko u Rwanda rwabayemo jenoside n'ibyaha by'intambara bihora bibyara impaka zihanganisha impande zabikoze, kuko u Rwanda rurimo igitugu, ubwicanyi, akarengane, ubusahuzi na za propaganda bikomeza kurindagiza rubanda rusanzwe rudasobanukiwe uburyo rukwiye kubaho. Niyo mpamvu aya masezerano akenewe. Igihe cyose ibibazo bivuzwe mu ngingo ya 2 y'aya masezerano bizakemurwa cyangwa bikarangira, aya masezerano azahita ateshwa agaciro. Ingingo ya 4, ibizirikanwa n'aya masezerano. Aya masezerano azirikana ibibi byaranze amateka y'u Rwanda bikurikira: uhereye mu mwaka w'1600 kugeza mu mwaka w'1958, u Rwanda rwategetswe n'ingoma ya cyami yazanye ubuhake bw'abakandamizaga bukanambura ubumuntu bwoko bw'abahutu, abatwa na rubanda rugufi rw'abatutsi. Guhera mu mwaka w'1954 habayeho amavugurura agamije guca ubuhake, akemezwa nk'iteka n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Habayeho Parmehutu yatangije ikanakwirakwiza impinduramatwara revolution, yahamagariye rubanda rw'abahutu guca ubuhake byaje kubyara amacakubiri, inzangano zishingiye ku moko, gutwikira, kwica, gusahura no kumenesha abatutsi hagati y'1957 n'1973. Parmehutu yatangije Repubulika ya mbere yubakiye ku ishyaka rimwe na politiki y'amacakubiri n'igitugu byishe inzirakarengane z'abatutsi zibarirwa mu bihumbi 20 zizira ubwoko, n'ibitero by'inyenzi zagabye mu myaka y'1963. Yemeza ko leta ya Parmehutu iyobowe na Kayibanda yaje guhirikwa muri kudeta yakozwe n'ingabo ziyobowe na Generali Juvenal Habyarimana mu mwaka w'1973. Yemeza ko nyuma y'ihirikwa ry'ubutegetsi bwa Parmehutu, benshi mu bari bagize ubutegetsi bwayo bishwe urw'agashinyaguro n'ubutegetsi bwa General Juvenal Habyarimana. Yemeza ko nyuma y'aho ubutegetsi bwa General Juvenal Habyarimana, nubwo butibasiye abatutsi nk'ubwabubanjirije, bwakomeje kubaheza no kubakandamiza mu buryo bunyuranye, ndetse bunangira impunzi zifuza gutaha, biza kuvamo gutaha ku ngufu binyuze mu bitero byagabiwe ku Rwanda tariki ya 1 Ukwakira 1990, biyobowe n'uwari ukuriye ingabo zateye zizwi ku izina rya RPA, ariwe General Major Fred Gisa Rwigema. Twemera ko General Fred Gisa Rwigema yaje kwicwa tariki ya 2
Ukwakira 1990 n'abantu bataramenyekana kugeza ubu, bigakurikirwa n'impfu nyinshi zidasobanutse z'abasirikari bakuru barimo Majoro Peter Bayingana, Majoro Bunyenyezi, Liyetona Koloneli Adamu Waswa n'abandi batabarika mu gisa nko guhorera Rwigema ku urupfu rwe rutasobanutse. Twemeza ko nyuma y'izi mpfu zose ubuyobozi bwa FPR bwaje kugabirwa Majoro Paul Kagame, bikozwe na Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Twemeza ko iyimikwa rya Majoro Paul Kagame nk'umukuru w'inkotanyi ryaje kubyana impfu z'abantu benshi barimo abasirikare, abasivile baganye inkotanyi n'abaturage bari mu duce imirwano yaberagamo, ku buryo bisaba ubutabera kubisobanukirwa no guhumuriza imiryango yabo byabayeho. Twemera ko nyuma yo gukara kw'intambara yabayeho, ihagarikwa ry'imirwano mu mwaka w'1992, nyuma y'ibiganiro byahuje abayobozi b'inkotanyi na leta ya Perezida Juvenal Habyarimana, bikaza kubyara amasezerano azwi ku izina rya Arusha Peace Accord, atarubahirijwe kubera iyicwa rya Perezida Juvenal Habyarimana wahanuwe mu ndege yari arimo n'abo bari kumwe, kugeza n'ubu bitarasobanuka. Twemeza ko mu Rwanda habayeho Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 biturutse ku nsangano z'amoko, uburakari bw'intambara ya FPR n'ihanurwa ry'indege ya Perezida Juvenal Habyarimana yamuhitanye ku itariki 6 Mata 1994. Twemeza ko tariki ya 4 z'ukwezi kwa 7 1994 FPR iyobowe na Paul Kagame mu mivu y'amaraso, imirambo n'imiborogo myinshi y'inzirakarengane yafashe ubutegetsi, itsinze leta y'agateganyo yiswe y'abatabazi yari ikuriwe na Perezida Sindikubwabo Theodore na Minisitiri w'Intebe Yohani Kambanda, batabashije guhagarika ubwicanyi bwakorwaga n'insoresore z'abahutu zari zigize urubyiruko rw'ishyaka MRND ruzwi ku izina ry'Interahamwe. Twemeza ko zimwe mu ngabo zahoze ari iza RPA ziyobowe na Paul Kagame zakoze ibikorwa byo kwihorera ku mpunzi zari zikambitse mu nkambi ya Kibeho tariki 22 Mata 1995 no mu nkambi z'icyahoze ari Zaire hagati y'1996 n'1997, umubare wazo ukaba utaramenyekana kugeza ubu. Twemeza ko mu rwego rwo kugundira ubutegetsi, gukumira abandi no kwikingira ibyaha, Perezida Paul Kagame yubakiye igitugu ku iterabwoba n'ubwicanyi, ubusahuzi, gufunga no gutesha agaciro uwo ashatse wese, kwica, gushimuta bigamije gucecekesha abatavuga rumwe nawe, abanyamakuru, abagaragaza ubuhanga n'ubwigenge mu mitekerereze n'imitungo, abari imbere mu gihugu bahimbirwa ibyaha, bagafungirwa amaherere, bakaburirwa irengero, bakubitwa banabamugaza burundu, batotezwa bagamijwe kubahatira kwemera ibyaha batakoze, hakoreshejwe abashinja b'inyuma bateguwe n'inzego z'iperereza. Perezida Paul Kagame na FPR bimitse akarengane kavogera ubuzima, imitungo n'uburenganzira bwose bya rubanda,
twemeza ko Paul Kagame yateje u Rwanda ibibazo by'insobe birimo no gucuruza amaraso y'urubyiruko rw'Abanyarwanda mu ntambara z'ubucancuro akorera bagashakabuhake ku nyungu ze bwite. Twemeza ko Paul Kagame amaze guteranya u Rwanda n'ibihugu byinshi cyane ibihana imbibi n'u Rwanda, acengezamo abicanyi agamije kwica abaturage baho no gushimuta Abanyarwanda bahahungiye, ibikorwa akoreshamo Abanyarwanda acengeza n'indi mitwe y'ibyihebe n'urugomo, harimo mu duce tw'abagizi ba nabi atera inkunga tugacura inkumbi muri ibyo bihugu. Twemeza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame bucengeza abicanyi n'amarozi mu bihugu binyuranye ku isi bugamije kwica ababuhunze. Ibyo bikorwa by'ubugizi bwa nabi bikaba bimaze guhitana Abanyarwanda batari bake, barimo Seth Sendashonga wiciwe i Nairobi muri Kenya mu 1998 na Colonel Theoneste Lizinde wiciwe i Nairobi muri Kenya mu mwaka wa 1997, Colonel Patrick Karegeya wiciwe muri Afurika y'Epfo muri 2013, General Kayumba Faustin Nyamwasa umaze kurasirwa muri Afurika y'Epfo inshuro zigera kuri 3. Twemeza ko kandi hari abandi Banyarwanda batabarika b'abasivile n'abasirikare bamaze kwicwa, gushimutwa bakagarurwa mu Rwanda cyangwa bakaburirwa irengero burundu ku kagambane ka leta ya Paul Kagame. Twemeza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame bukomeje kwica no kurigisa Abanyarwanda imbere mu gihugu batagira uburenganzira. Twemeza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame buhora bugenda ku Banyarwanda babuhunze bugamije kubabuza amahoro n'amahwemo bunyuze mu kubahimbira ibyaha. Twemeza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame bwambura Abanyarwanda amasambu yabo ku gahato, bukanasenyera abiyubakiye bwitwaje amategeko, imisoro n'ibindi bibi bukoresha mu kurenganya. Twemeza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame butangisha imisanzu y'agahato yo gushyigikira FPR n'ibindi bitazwi bitabarika ntibinagire iherezo. Twemeza ko ubutegetsi bwa Paul Kagame bumaze kwica abasirikare, abanyapolitiki n'abasivili babufashije kugera ku butegetsi batabarika. Twemeza ko ubutegetsi bwa FPR buyobowe na Paul Kagame bukenesha nkana abacuruzi n'abikorera bose iyo batabuhatsweho ngo babugemurire ibyabo. Twemeza ko Rwanda Revenue, inkiko, inteko ishinga amategeko, polisi, inzego z'iperereza n'izishinzwe kurinda umukuru w'igihugu, za ambasade n'iz'ubuyobozi bw'ibanze bibereyeho gucura no gukwirakwiza akarengane mu Banyarwanda. Ingingo ya 5, ibihe biranga ubufatanye mu kubaka Muvoma. Abagiranye aya masezerano bemeranyije gukangurira abo basanganywe mu miryango babarizwamo, inshuti, abo bahuje ubwoko n'abandi bose bagezaho ubutumwa, kuyoboka no gukurikiza ingamba n'imirongo politike, sosiyete na economic bagezwaho na Muvoma. Mu kubaka ingufu, abagiranye aya masezerano bemeranyije ko ari bo ingufu za Muvoma zubakiyeho, bakaba bemeranyije
guhuza uburyo bw'abantu, ibikoresho, amafaranga no kwitanga mu bikorwa byose bahamagariwe gukora mu rwego rwo kuzana impinduka. Mu guharanira impinduka, ibikorwa byose byo guharanira impinduka bishingiye ku bagiranye aya masezerano n'umuryango mugari w'Abanyarwanda, ku buryo ubwitange mu guharanira izi mpinduka bihera ku bagiranye aya masezerano kandi babifata nk'inshingano zabo z'ibanze, ari nta kuzuyaza, kwinuba cyangwa kugononwa. Imiyoborere. Uretse abayobozi bashyizweho n'amatora kugira ngo barangaze muvoma mu mpinduka zikenewe, buri munyamuryango n'undi munyarwanda uri cyangwa utari mu bashyize umukono kuri aya masezerano ni umwe mu bihumbi by'abayobozi muvoma yubakiyeho, kugira ngo bagomba guhabwa inshingano zibazamura mu ntera cyangwa bagatorerwa kuyobora mu gihe cy'amatora, mu gihe azwiho ubwitange, ubushobozi, ubuhanga n'ubushake mu bikorwa, mu nshingano ahabwa cyangwa ibyo akora ku giti cye agamije gushyigikira impinduka. Mu gihe cy'intsinzi. Ni igihe cy'intsinzi no kubohoka kuri rubanda, ku batsinze n'abatsinzwe. Abagiranye amasezerano bemeranyije ko atari igihe cyo kubyutsa inzika, inzangano z'amoko cyangwa kwihorera ku batsinzwe cyangwa abafatanyije urugamba. Abagiranye amasezerano bemeranyije ko abakekwaho ibyaha bari muri leta yatsinzwe n'abatahutse bose bagomba kuba abere kugeza igihe bashinjwa n'ubutabera ibyaha bikabahama, kandi ko umutekano wabo urinzwe nk'uw'abandi benegihugu bose. Ishingwa rya leta y'inzibacyuho. Mu gihe cy'ishingwa rya leta y'inzibacyuho, abayobozi bose bazwi n'abatazwi bazaba bareshya bazahurizwa hamwe mu nama ya muvoma izatorwamo abagize leta y'inzibacyuho n'abagomba gukomeza kuyobora muvoma kumara igihe cy'imyaka 7. Mu gutangiza u Rwanda rushya, abagiranye aya masezerano bemeranyije ko bazubaka u Rwanda rushya rubohora rubanda mu mibereho, uburenganzira bwose, ko kandi ibyo bizakurikiza ingamba ku mibereho, imibanire n'uburenganzira bikubiye mu gitabo Syllabus for Better Life in Rwanda, kizakurwamo imishinga n'ingamba bya leta igamije kugira u Rwanda rushya ku banyarwanda bose. Mu gusohoka mu nzibacyuho. Habura umwaka kugira ngo dusohoke mu nzibacyuho dutangiza inzira ya demokarasi, abagiranye amasezerano bemeranyije ko amashyaka yemejwe n'itegeko nshinga azahabwa uburenganzira bwo kwimenyekanisha, gushaka abayoboke, anaterwa inkunga zo kubaka ubushobozi butuma yiyamamaza mu matora. Ibindi biteganywa n'aya masezerano. Amoko y'Abanyarwanda. Abagiranye amasezerano bemeranyije ko amoko y'Abanyarwanda azwi ari 3: Uhutu, Twa na Tutsi, ko azakomeza kubaho aranga Abanyarwanda mu bwubahane bw'Abanyarwanda n'ikiremwamuntu. Abayagize bemerewe gushaka mu bwoko bihitiyemo no kubona ibyo amategeko, ubushobozi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu byemewe mu Rwanda no ku isi bibemerera. Abaguye n'abamugariye mu ntambara z'ubucanshuro, kimwe n'abandi bose bamugariye mu ntambara za FPR, abashyizwe mu zabukuru n'abandi bose barenganyijwe bemerewe n'aya masezerano guhabwa indishyi n'imperekeza
biteganywa n'amategeko, ikiguzi kibagomba. Ubwami bw'u Rwanda n'ibirango byabwo. Abagiranye aya masezerano bemeranyije gucyura no gusubizaho ubwami bw'umuco. Ibihugu by'abaturanyi. Abagiranye aya masezerano bemeranyije gusubukura no gushimangira umubano ushingiye ku bwubahane, ubuhahirane n'imigenderanire myiza n'ibihugu byose, cyane iby'abaturanyi. Ibihugu by'abakoloni. Abagiranye aya masezerano bemeranyije ko ubutegetsi bushinzwe kuyakurikiza buzaha abakoloni ibyo bubagomba, bitabanje kuguranwa ubuzima n'uburenganzira by'ikiremwamuntu bijyanye Abanyarwanda. Ibibujijwe. Abagiranye aya masezerano bemeranyije ko haba mu gihe cy'iyubakwa ry'iyo muvoma, mu ishingwa rya leta, mu gihe cya demokarasi na nyuma y'aya masezerano, ko yaba umuntu ku giti cye, ishyaka, ishyirahamwe, umuryango, ingabo, polisi cyangwa urundi rwego rwose ruhuza Abanyarwanda bitazubakirwa ku bwoko cyangwa rugahamagarira abantu kuyoboka rugamije kwihuza mu nyungu z'ubwoko, idini, icyenewabo, ikimenyane, uturere cyangwa ibindi byose byaganisha mu kwironda ruswa n'amacakubiri. Ingingo ya 6. Icyo aya masezerano aganisha. Aya masezerano agamije guha Abanyarwanda n'u Rwanda icyerekezo gishya gishingiye kuri ibi bikurikira: guca urwikekwe n'ubwoba hagati y'Abahutu n'Abatutsi bwatewe n'ubwicanyi, Jenoside n'amateka byabatanyije, bakabasha guhana ikiganza, gufatanya mu mugongo mu kubaka ubumwe. Ingufu z'abantu n'ibintu byabaha ingufu zabashoboresha kurwanya no gutsinda igitugu, hakaremwa u Rwanda rushya rushingiye ku mitegekere mishya ishingiye ku burenganzira bungana kuri bose, idasumbanisha amoko, itagira uwo ikumira cyangwa ngo irenganye imuziza ko yavutse, imyemerere cyangwa ibitekerezo bye. Abagiranye amasezerano bemeranyije guca amateka y'inzangano, inzika n'inzigo byayo, guca umuco w'ubwicanyi bushingiye ku moko n'ubushingiye kuri politiki, akarengane, igitugu, ubukene, ubushomeri n'inzara, hashyirwa mu ngiro ingamba zateganyijwe kubica zikubiye mu gitabo Syllabus for Better Life in Rwanda. Abagiranye aya masezerano biyemeje kubaka ubumwe, ubufatanye n'ingufu bishingiye ku guhuza abantu, ubushake, uburyo n'ingufu bikenewe mu guhangana no gutsinda igitugu, ubwicanyi n'akarengane bya Paul Kagame na FPR. Abagiranye aya masezerano biyemeje ko kubahiriza demokarasi n'uburenganzira bw'ikiremwamuntu uko ariko bitabahesha uburenganzira bwo gusimbura ubutabera cyangwa gusonera ibyaha bikomeye nk'ibya Jenoside n'ubundi bwicanyi bwibasiye inyokomuntu mu Rwanda. Ingingo ya 7. Abagiranye aya masezerano akozwe hagati y'abahagarariye amashyaka n'imiryango ya politiki, sosiyete sivile, abanyamyuga, abahanga n'intiti z'u Rwanda, impirimbanyi, abanyarwandakazi
urubyiruko, abahagarariye amoko y'Abanyarwanda, imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi n'abikorera, abacitse ku icumu, amoko atatu y'u Rwanda Hutu, Twa na Tutsi. Indorerezi. Ingingo ya 8. Igihe azamara. Aya masezerano agizwe n'ibice bibiri. Kimwe kizakomeza cyerekeranye na Syllabus for Better Life in Rwanda, n'ikindi kizarangirana n'inzibacyuho, ari cyo ubufatanye bw'abayashyizeho umukono. Igice kirangira ni icyerekeranye n'ubufatanye mu kuzana impinduka by'abavugwa mu ngingo ya 7 yayo, gitangirana n'isinywa ryayo kikarangirana n'igihe cy'inzibacyuho. Igice gikomeza ni ikirebana n'ibisubizo byose bitanzwe ku bibazo by'u Rwanda bikubiye mu gitabo cyiswe Syllabus for Better Life in Rwanda, cyane ku birebana n'imibereho ya rubanda, imibanire y'amoko, kwiyobora kwa rubanda no kubahiriza uburenganzira bw'ikiremwamuntu uko buri. Ingingo ya 9. Gukemura impaka zishingiye kuri aya masezerano. Impaka zose zizavuka hagati y'abagiranye amasezerano zizakemurwa mu buryo bukurikira: kuganira ibitumvikaniraho mu buryo bwa kivandimwe, kuganira bifashijwemo n'ubuyobozi, abanyamuryango n'inshuti by'uru rugaga, gutanga ikirego mu nama rusange y'urugaga, kuregera ubutegetsi bushyizweho biturutse kuri aya masezerano, kuregera inkiko z'u Rwanda n'imiryango mpuzamahanga. Ingingo ya 10. Ibirebwa n'aya masezerano. Aya masezerano yemeranya ibi bikurikira: ko abahuriye muri Muvoma bose ari abanyamuryango banganya agaciro, ijambo n'ijwi imbere ya kongere yayo n'imbere ya rubanda rw'Abanyarwanda, ko abemera ayo masezerano bose bahita bahinduka abanyamuryango ba Muvoma, bakanatangira gukurikiza amategeko n'amabwiriza bigenga. Abagiranye amasezerano bose bemera guhuza ingufu z'abantu, ibintu n'amafaranga bifasha mu kwihutisha impinduka zisenya igitugu cya FPR na Paul Kagame. Abagiranye amasezerano bemera ko ibyemezo byose bifashwe na Muvoma bibaba bikozwe ku nyungu no mu izina ryabo. Abagiranye amasezerano bemera bagengwa, bubahiriza kandi bagakurikiza amategeko n'amabwiriza bigenga Muvoma, urugaga. Ibiteganyijwe muri aya masezerano. Ibidateganyijwe muri aya masezerano. Ibidateganyijwe n'aya masezerano byose hazisungwa ibiteganywa n'amategeko n'amabwiriza bya Muvoma, urugaga. Ingingo ya 11. Inyungu z'abarebwa n'aya masezerano. Rubanda rw'Abanyarwanda b'ingeri zose bari mu Rwanda no mu mahanga, aya masezerano abahesha inyungu zikurikira: uburenganzira bwose bw'ikiremwamuntu bavukijwe na leta y'igitugu iyoboye u Rwanda, uburenganzira bungana ku gihugu u Rwanda no mu mitungo yabo barufitemo cyangwa bazarushoramo, abagarurira ubumuntu. Aya masezerano abagarurira ubumuntu n'ijambo bingana imbere ya Muvoma n'imbere y'amategeko.
abafungurira amateka mashya abahesha imibereho n'ubuzima bwiza buzira kwicwa, gutotezwa, kwamburwa ibyabo, abafasha kuva mu bukene, ubushomeri n'inzara. Aya masezerano abakura mu nzangano z'amacakubiri ashingiye ku moko, uturere na politiki, abahesha ububasha bwo gushyiraho no gukuraho umutegetsi w'urwego urwo ari rwo rwose, abahesha ububasha bwo kubona ibyo bafitiye uburenganzira n'ubushobozi byose batagombye kubitangira ruswa, ikimenyane, icyenewabo, idini, ishyaka cyangwa ishyirahamwe, ahubwo bishingiye ku kuba ari abenegihugu babifitiye ubushobozi n'ubushake. Abagiranye amasezerano: amashyaka, sosiyete sivile, abanyamyuga, abahanga, impirimbanyi, abanyarwandakazi, urubyiruko, abahagarariye amoko y'abanyarwanda, imitwe yitwaje ibirwanisho, abacuruzi n'abikorera n'abacitse ku icumu. Aya masezerano abahesha inyungu zikurikira: ubunyamuryango muri Muvoma, urugaga butagira uwo busumbanisha, uburenganzira n'amahirwe bingana mu kwiyamamariza, gutorerwa no kuyobora Muvoma mu gihe ubitsindiye, imigabane ingana muri leta y'inzibacyuho, amasoko ya leta, urubuga rwo kugaragarizamo impano binyuze mu gutanga ibitekerezo bitaryanisha amoko no gukora ibikorwa by'ubuhanga n'imyuga, bakomorerwa amahirwe yose Muvoma cyangwa urugaga rutanga mu gihe cyo guharanira impinduka n'igihe izaba iyobora u Rwanda. Ingabo na polisi: aya masezerano abizeza kubaka igisirikare na polisi by'umwuga, bitagizwe n'ubwoko bumwe, bidakorera umuntu cyangwa agatsiko, ariko bigizwe n'abaturuka mu moko yose y'abanyarwanda babyifuza kandi banabifitiye ubushobozi busabwa n'abemerewe kwinjira muri iyo mirimo. Aya masezerano yizeza kandi ingabo, polisi n'izindi nzego z'umutekano ko kwinjira mu gisirikare bizajya byemerwa ku muntu wabanje gukorerwa igenzurwa n'ubuyobozi bw'aho akomoka cyangwa aho atuye, bumuzi neza, bukaba ari bwo buzajya bumutangaho umukandida mu rwego yifuza kujyamo. Aya masezerano yizeza inzego z'ingabo, polisi n'izindi zishinzwe umutekano ko mu rwego rwo gutanga amahirwe angana mu kwiga, kuzamuka mu ntera z'amapeti n'inshingano no guhabwa misiyo bya gisirikare bizajya byigirwa bikanemerezwa mu nama nkuru y'igihugu, naco igihe ibihuza abayobozi bose bagiye kuzamuka mu nama z'imidugudu, utugari, imirenge, uturere, intara, kugera ku rwego rukuru rw'igihugu, bahuriramo na za konseye z'inzego z'ingabo, polisi n'izindi zishinzwe umutekano nk'uko bikubiye muri syllabus for better life in Rwanda. Ibi bizatuma hatabaho akarengane ako ari ko kose, cyane ko ibibazo byose bizajya byigirwa muri uru rwego rukemeza amabwiriza izindi nzego zizategekwa gukurikiza. Abari muri leta ya FPR bashyigikiye bakanafasha mu kwihutisha impinduka. Aya masezerano abemerera imyanya n'ubufatanye mu gushinga leta y'inzibacyuho, abemerera kubarinda n'imiryango n'imitungo byabo, abizeza ubutabera butavugirwamo ku bakekwaho ibyaha.
abasonewe n'aya masezerano bagahabwa uburenganzira bungana nk'ubw'abayagiranye batagombye kuyagiramo uruhare cyangwa kuyasinya. Imfungwa zose zitabasha kugira uruhare mu mpinduka kubera ko ziri muri gereza, abafasha mu kugera ku mpinduka bakoresheje imyanya n'inshingano bafite ariko batabasha kugira uruhare mu biganiro n'isinywa ry'aya masezerano bitewe n'inshingano bagifite muri leta iriho, barimo abasirikari, abapolisi n'abayobozi b'inzego zinyuranye. Ingingo ya 12, abashyize umukono kuri aya masezerano, abasinye aya masezerano, amashyaka n'indi mitwe ya politiki, sosiyete sivile, abanyamyuga, abahanga n'intiti z'u Rwanda, impirimbanyi, abanyarwandakazi, urubyiruko, abahagarariye amoko y'abanyarwanda, imitwe yitwaje intwaro, abacuruzi n'abikorera, abacitse ku icumu. Indorerezi muri aya masezerano, abahuza mpuzamahanga, abatumirwa bihariye, abaterankunga, abafite inyungu mu Rwanda.